turashimira umukwe wacu wakunze umwana ukaba uyu munsi wa none mutweretse ibirori byiza. Ndagusezeranya ko utazicuza. Uyu ni umwana wakubuye itorero, ni umwana wareze abana muri Sunday School, ni umwana tuzi wo mu rugo. Rero mwakoze abanyetorero guherekeza umwana wacu, mwakoze kuza kwifatanya n'umujize mubaha, ibirori biracyakomeje. Mu rwego rero rwo gusoza, ndabizi ko aba bantu bose baraha bagushigikiye mama, bashigikiye n'umwana, ariko njyewe n'uyu mwene data turi kumwe, madame twayaye Frank, twamaze kuyimuha. Mu kanya muraza kwishyira mu zindi nzi neza umuryango wa Ntwari wateganije no kwa nyirarume n'ahandi. Imana ibahe umugisha. Mu rugo rwacu uyu munsi dufite ibirori by'abana benshi, ariyo mpamvu twasabye ko bibaye bishoboka twahabwa akanya gato ko gushima Imana kubera umwihariko w'ibirori by'umwana w'umukobwa ari dote, kandi tukaba dufite ibindi birori by'abandi bana tubereye umushumba turi bujyemo. Ndasaba ko mama w'umukobwa wacu yatambuka hano imbere, kandi n'abanyetorero bose bahaguruka aho bari. Yes, umuntu wese w'umunyetorero yahaguruka. Uyu mubyeyi washingiye umwana ni umwe mu bayobozi b'itorero. Kuva itorero ritangiye yayoboye abamama, uyu munsi ayoboye imiryango. Itorero ryacu rikorera mu miryango mu rwego rwo gufasha kugira ngo twite ku bakristo neza. So ayoboye rero iyo miryango ku rwego mpuzamahanga rw'amatorero yacu. Turagira ngo dushime Imana yagushoboje kurera Lord hamwe n'abandi basaza be, uyu munsi ukaba ugejeje kuri ibi birori. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ihimbazwe. Itorero ryose abaraha n'abandi batashoboye kuboneka bagiye muri ibyo bindi birori, dufatanije nawe ishimwe uyu munsi. Nanone tugihagaze turashimira umwana wacu Lord ko witwaye neza, ukaba ugejeje uyu munsi w'ibirori. Asaba ko umugeni batambuke bafatana ifoto n'abashumba ndetse n'umubyeyi. Hanyuma nsabe Sunday School ndetse n'abainterprete bo nagomba iyi mikro bagiye kwita bashyikiza impano. Hanyuma Feza Band bari biteguye kugira ngo bahite baturemera igitaramo. Abo namagaye nizere ko bahageze. Dufite amasegonda nk'icyenda gusa.
Batingendo agenda ni yaweza reka tuze badatorera ibishyimbo byiza bibereye aba bakuru bakamikazi mwicare muteke muvuge neza mwitegereze igitaramo cy'abuzani bagize neza gutuma atagenda nyabungu akagenda yemenye kandi aguhereza data umwana ati aho nari ndi ku ruhimbi mu mirimo bamasenge bantoje numvise ijwi ryanyu ryiza ringarika muri igitaramo menye aho mbese mutima utatije no gutore uraho matamatembo buto n'itoto uraho wariwe nege n'ibyano aturaho maso meza ashobora kwera uraho igituza cy'umutabona kirimo rwogera rw'imitari aturaho isaro risumba kura amasimbi rego ngo wagezeyo abo baramubaye mubiziranyeho mwahanye amakuru y'aho muzajya muhurira aho mugira mwajyaga mugirira akagoroba k'abasore ubu noneho
bazajya bagusanga mu rugo ati mwakoze no kumugaragira, mwakoze kumuherekeza ntagende wenyine. Ati usigaye rero bimeze nka kwa kundi intumwa zavuze ngo tubonye dukuwemo, namwe musigare muvuga ngo tubonye dukuwemo, nuko nguko hasigaye abashakira ibyimbo. Muze mberekera hano mwiyicarira, mwegere bashiki banyu hariya tubategereje. Ati hobe mukunzi wanjye, aturoha umukobwa naturanyeje mu bandi, nakurira ngasanga urabahiga. Ati nyemerere ngushimire urukundo wampaye rukanyura. Ati kandi sibyo gusa, ati nyemerere ngutamirize ikimenyetso imbere y'imbaga, abantu bose babirora. Ati iki ni ikimenyetso cy'urukundo rw'umukunzi wanjye, ikimenyetso nyemerere mvuge umuryango. Ati nyemerere bagira ngo mbwire yuko umutima ugukunda utazatuza. Ati kandi icyubahiro ngo muzagihorana ishema ryanjye. Ati umutima wanjye ugukumbuye. Ati nari uyu munsi narawusenge muzasohore nteguwe neza. Abanjye n'abageni muri Karuvani nabo nta kibazo baba bafite, n'abarezi b'abana. Rero iyo umuntu atangiye kurera abana atarabyara, bityo ni ikimenyetso cy'uko azaba umubyeyi mwiza. Imana ibahe umugisha. Reka twakire kandi n'abasemuzi. Nibo baduhaye agaciro, baturemeye izina, baturemeye amaboko, turubakwa, turareba, tugubwa neza, turizihirwa. Abanjye n'abageni muri Karuvani nabo nta kibazo baba bafite, n'abarezi b'abana. Rero iyo umuntu atangiye kurera abana atarabyara, bityo ni ikimenyetso cy'uko azaba umubyeyi mwiza. Imana ibahe umugisha. Reka twakire kandi n'abasemuzi. Mubyeyi turakoze mwana wanjye gutuma uyu munsi tunezerwa. Reka nsabe Batiro niwubahirwe imbere y'imbaga, tugushimiye mu ruhande rwa benshi. Bati niwakire n'inshyimbo ikubera ikimenyetso, ikunezeze, ikugwe neza. Bati zizirwe mu mwanya wa data, kandi iki cyicaro urimo uragikwiriye, kirakubereye kandi waragikoreye. Imana y'amahoro iguhe umugisha.
dore umenya umuravumba n'igicoshovu n'igiti cy'umuvumu ndetse imbere n'inkongoro niho biva dore sekuru n'umuvure w'akakamaro k'umuvumu uramujyane ry'abega kabitsina usangeyo ruzengerane sogokuru bazirete bazinikize mazinka y'abavunga ego kamirwe nugerayo bazaguha amata baguhe mengera usomeze shusho n'umutobe uzakumara inyota kandi nimugore zihuza abana uriye manurira uriye munguze sing